Inyuguti ya M cyangwa se M mu rurimi rw'Ikinyarwanda ni 30 y'ingenzi, aho umurongo wa mbere ari umurongo w'umutima, umurongo wa kabiri ukaba umurongo w'umutwe, uwa gatatu akaba umurongo w'ubuzima, aho ihuye ikanyerera biba bimeze nk'inyuguti ya M. Bivugwa ko uwo muntu aba umunyamahirwe menshi cyane, akaba umunyamahirwe mu bucuruzi cyangwa akaba ashobora kuzaba umukire. Niba ufite inyuguti ya M mu kiganza cyawe, akaba ari inyuguti ishushanyije bikozwe n'imirongo iri mu kiganza, menya ko uri umunyamahirwe menshi kandi ushobora kuzaba umukire. Ndagusuhuje kandi nkuhaye ikaze kuri Media Empire, aho tugiye kureba bimwe mu bintu biranga abantu bafite imirongo mu kiganza cyabo, ariko abantu bagira imirongo itandukanye, harimo abafite inyuguti ya M nk'uko twari tubivuze, ndetse kandi hakaba hari abafite imirongo ine bitandukanye n'abantu bafite imirongo itatu. Rero ibyo byose bifite icyo bisobanura kandi hari icyo biranga ku buzima bwawe bw'ahazaza. Njye gusuhuza nkanaguha ikaze, ndi Isingizwe Edith. Imirongo yo mu kiganza ikunze gukoreshwa mu gusoma amahirwe, imico cyangwa ubuzima bw'umuntu, ari byo twita palmistry. Nk'uko bigaragara mu bushakashatsi n'imyizerere itandukanye, hari imirongo y'ingenzi rero ugomba kumenya icyo isobanura, kubera ko tuyigendana cyangwa se tuyihorana mu biganza byacu. Mu kiganza cyawe rero harimo umurongo w'umutima, ariwo twita heart line. Uyu akaba ari umurongo wo hejuru mu kiganza, aho werekana imyitwarire y'umuntu mu rukundo, amarangamutima n'imibanire n'abandi. Uyu murongo iyo ugarukira hagati mu rutoki rwa musumba zose, bivuga ko umuntu agira urukundo rugaragarira bose kandi akagwa neza. Ntekereza ko abantu benshi muri twe uyu murongo w'umutima tuwugira kubera ko ari umurongo wa mbere mu kiganza, uba uri hagana hejuru. Umurongo wa kabiri tugira mu kiganza ni umurongo w'umutwe, ariwo twita headline. Ukaba ari umurongo uherereye munsi y'umurongo w'umutima, nawo ukaba uba mu kiganza, aho werekana imyumvire, ubwenge n'uko umuntu afata ibyemezo. Uko uyu murongo wimbitse ni nako bishobora kwerekana ko umuntu atekereza cyane mu buzima bwe. Nk'uko twabivuze, umurongo wa kabiri ni umurongo w'umutwe, niyo mpamvu ahanini bijyana n'imitekerereze ya muntu. Umurongo wa gatatu ni umurongo w'ubuzima, ariwo lifeline. Uyu murongo uzenguruka igikumwe, ukaba werekana imbaraga z'ubuzima, amagara n'impinduka zikomeye mu buzima. Hari abawubuza no kuramba, aho bavuga ko umurongo muremure kandi ugaragara neza werekana ubuzima bwiza. Uyu murongo impamvu ugaruka ku bijyanye n'ubuzima ni uko twavuze ko ari umurongo w'ubuzima. Umurongo wa kane kandi ni umurongo w'amahirwe cyangwa se Imana, ariwo twita fate line. Uyu murongo ukaba uca hagati mu kiganza ugana hejuru, ukaba werekana icyerekezo cy'ubuzima bwa muntu, akazi ndetse n'amahirwe amugeraho. Iyi mirongo yose rero igera ku mirongo ine, iyo yihuje isa nk'aho ikoze inyuguti ya M. Akaba ari byo twatangiriyeho tuvuga ko inyuguti ya M iyo umuntu ayifite mu kiganza cye cyangwa se iyo umuntu afite imirongo imeze uko, igaragaza amahirwe menshi cyane mu buzima bwe kandi akaba ashobora kuzaba umukire. Ni ingenzi rero kumenya ko ibi bishingira ku myizerere n'imico gakondo, aho abashakashatsi bamwe babivuguruza bavuga ko ibyo umuntu azaba ejo biterwa n'ibyo akora uyu munsi, aho kuba imirongo yo mu kiganza. Ni ingenzi rero kumenya icyo imirongo iri mu kiganza cyawe isobanura, ariko nanone ntabwo twakirengagiza ko ibyo umuntu azaba ejo cyangwa hazaza h'umuntu aho agiramo uruhare mu kuhategura. N'uba ufite iyo mirongo ngo uvuge ngo bizizana, ahubwo ibyo ukora uyu munsi nibyo bikugira uwo uzaba ejo. Twasobanuye imirongo itandukanye, ariyo mirongo irema inyuguti ya M, ariko nanone hari abadafite imirongo iteye ku. Niyo mpamvu rero ubutaha tuzakora ikindi gice tubasobanurira indi mirongo itarimo inyuguti ya M, kugira ngo namwe mumenye ibibaranga cyangwa se mumenye icyo isobanura ndetse n'ikigaragaza ku hazaza hanyu. Mwakoze kubana natwe, twari kuri Media Empire mu gice twari utuntu n'utundi. Njye wabagezagaho iki kiganiro, ndi Isingizwe Edith. Mugire ibihe byiza.